twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni The Voice nk'uko musanzwe mubimenyereye, turi kumwe n'umutumirwa mwadusabye kenshi cyane kandi mukunda muri benshi. Ntabwo namuvuga kuko nawe ni mukuru arahibereye, reka tumusabe atwibwire kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Amazina yanjye nyakuri nitwa Byiringiro Eric, ariko abantu benshi bazi ku izina rya Kadogo. Urakoze cyane Eric. Mu by'ukuri utubwiye amazina yawe, ariko benshi nanjye ndimo tukuzi ku izina rya Kadogo. Ese ko witwa Byiringiro Eric, izina rya Kadogo ryavuye kuki? Bari kwise bagamije iki? Izina ryamfashe ndi umwana mutoya, aho kigera hano mu Rwanda banyitaga nakurikiraga abasirikare bakanyita Kadogo, rigera aho ngare ramfata kugeza n'ubu. Urakoze cyane kudusobanurira izina Kadogo. Tutarakomeza ikiganiro dusuje umuvandimwe cyangwa se umuyobozi wa The Voice of Youth David Shyaka uri hariya muri Australia. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukwagura kubw'igitekerezo cyiza wazanye cyo kugira ngo impano z'abantu zikomeze kuzamuka cyangwa se zikomeze kwaguka. Ko bakwise Kadogo ubakurikira ari abasirikare, nzi ko benshi bitwa ba Kadogo baba barinjiye mu gisirikare. Wari warinjiye mu gisirikare cyangwa no kubera ko wakundaga kujya inyuma yabo? Nakundaga kujya inyuma, nari umwana muto urumva nakundaga kujya mu gisirikare, ni kubera kubakurikira cyane. Iryo zina bararinyita kugeza n'ubu riramfata. Kadogo rero ni uyu nguyu musanzwe muzi cyangwa se Byiringiro Eric ku mazina yiwe ari ku byangombwa. Ntabwo nakomeza kumugumana atadusangije byibuze imwe mu ndirimbo cyangwa se imwe mu bihangano akunze kuririmba tukamukurikirana, ariko ubu noneho turi kumwe nawe live kuri The Voice of You. Waturirimbira indirimbo imwe kugira ngo abadukurikiranye babashe kugubwa neza no kunezerwa. Yewe nzamukorera, zamushima, zamushira hejuru, vuga ibyo yakoze, iminsi isigaranye yo kubaho ku isi, zamukorera mwitura ineza ye, iminsi isigaranye yo kubaho ku isi, zamukorera mwitura ineza ye. Amen, amen, amen. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Amen. Aturirimbiye indirimbo avuga ati nzamukorera. Reka tukubaze iki kibazo. Watangiye umurimo w'Imana ryari? Watangiye kuririmba ryari? Cyangwa se wisanzemo impano yo kuririmba ryari? Ni ukuvuga ngo uko nabivuga, navuga ko impano nesa n'uwayivukanye, ariko igihe natangiye kuririmba ni igihe nari mu wa mbere segonderi, mu wa kabiri gutyo nibwo natangiye kuririmba, kugeza n'ubu ngubu. Kugeza n'ubu. Yego. Abantu benshi badukurikirana bari bamaze igihe batubwira ati Kadogo cyangwa se Byiringiro Eric twamubona gute? Ntabwo twakurekura tongeye kuturirimbira indi ndirimbo. Turimo turagana ku musozo mu kiganiro cyacu. Ongera turirimbire nk'indirimbo nk'ebyiri mu minota nk'ibiri, indirimbo imwe mu munota umwe, indi ndirimbo imwe mu munota umwe, hanyuma tukubaza ikibazo kimwe tugane ku musozo. Imirabiraza nigira ikinwara, ko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka. Ibibazo biraza bigahita bikagenda, ko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka. Imivu iratemba nigira ikinwara, ko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka. Imivu iratemba nigira ikinwara, ko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka. Imirabiraza nigira ikinwara, kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka. Ibibazo biraza bigahita bikagenda, kuko nubatse
nubatse kwibuye rikomeza imfuruka ibibazo biraza bigahita bikagenda nubatse kwibuye rikomeza imfuruka uracari amana ivuga bikaba uracari amana itegeka bigakomera uracari amana ivuga bikaba uracari amana itegeka bigakomera mana imbaraga zawe zirakomeye 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 mana imbaraga zawe zirakomeye zirakomeye zirakomeye. Haleluya haleluya. Imira biraza imivu igatemba kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka ngakomera ngashikama. Yego. Arongera aravuze ati uracari amana ivuga bikaba. Eric cyangwa se dukoresha Kadogo nkuko abantu basanzwe bakwita. Imana yo mwijuru ikomeze kukubaka kandi ikomeze kugukomeza. Hanyuma rero umuntu agenda akurana impano zigiye zitandukanye. Iyi ni impano yawe yo kuririmba tukuziho turi benshi cyangwa se abantu banakumenye. Ese kuva mu bwana bwawe nta yindi impano wigeze ugira ku buryo abantu bashobora kuvuga ko umuntu ashobora gukorana impano ariko akaza kumenya impano nyayo iyo ariyo akaba ari yahitamo? Nta yindi impano waba waragize mu buzima bwawe bwose? Ubundi ngiye ntabwo nari nzi ko nzaba umuririmbyi, nari nzi ko nzaba umu Acrobat kuko nakoraga amasiporo, nibyo nakuriyemo ndi umwana mutoya nkora amasiporo, ariko Imana ikora imirimo yayo nzi kwisanga narabaye umuririmbyi. Ni ukuvuga ngo aka kanya tuvuze ngo ukore rondage fike santo nuguhita ikubita hano twiciye. Ubu ngubu maze gukura byenda ntabwo nabishobora neza nk'igihe nari muto, ariko kugeza n'ubu ngubu ndacazi. Urakoze cyane. None se uri umukorobati wabonaga ari impano ishobora kuba yatunga umuntu ku buryo wagira inama umuntu ukiri muri uwo mwuga kuba yayikomeza cyangwa yayireka nawe akaba yakwerekera muri kariyeri yo kuririmba? Cyane kuko ndi umwana mutoya ndibuka ko batushiraga imbere iyo hazaga abayobozi ahantu twari dutuye, mbese tukabimburira abandi tugashimisha abantu hari aho ngaho bashobora kugutunga bakamuha amafaranga rimwe na rimwe, ariko icyo gihe nari mutoya. Ni ukuvuga ngo ubikomeje ari umwuga wawe byagutunga rwose ntabwo bitagutunga. Arakoze cyane. Reka nkubwire wowe udukurikiranye uyu munsi, impano ufite iyo ari yo yose Imana irashobora kuyikuzamuriramo no kuyiguheshaho umugisha. Icyangombwa ni ukuca bugufi ukizera Imana ukayisengera iyo yaba ari yose. Nanjye uyu nguyu mubona nari umukinnyi w'umupira ariko nza gusanga ndi umuririmbyi, umupira ndawureka ariko bawurimo simba nenze kandi ni mwiza. Nawe ufite impano, courage, Imana iri kumwe nawe. Tugana ku musozo, ni iyihe nama wagira abantu bakora umwuga wawe wo kuririmba cyangwa se abantu bari muri kariyeri ya gospel ku buryo wabakomeza wabatera ingabo mu bitugu kugira ngo bakomeze umurimo be gucika intege? Dusangize. Ndabikubira mu bintu bitatu. Icya mbere ni ugusenga. Yego. Kibanziriza ibindi. Iyo bagiye muri uyu mwuga wo kuririmba nta kuntu waririmba imyaka 2, 3, 4, 5 udasenga ngo bikunde. Inama ya mbere ni ugusenga, ikindi ukabikunda, iyo ni iya kabiri, iya gatatu ukabikora cyane. Nibyo ngibyo nubikora Imana izabana nawe. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngwewe dukurikiye ufite impano iyo ari yose cyangwa se ufite impano yo kuririmba, Eric Byiringiro atubwiye ko gusenga, kubikunda, kubisangiza n'abandi no kubikorera cyane ari cyo kizatuma utera imbere. Uraje rero reka udusangize ku karirimbo kamwe k'agashinguracumu kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Zamuhimbaza mwami wanjye kuri byose akora. Zamuhimbaza mwami wanjye kuri byose akora. Zamuhimbaza mwami wanjye kuri byose akora. Zamuhimbaza mwami wanjye kuri byose
byose akora. Nzamuhimbaza mwami wanjye kuri byose akora. Reka tugushimire Imana yo mu ijuru, guhereza umugisha kandi Imana ikomeze kukwagura. Dusoza twongeye kwifuriza ibihe byiza umukozi w'Imana David Shyaka uri muri Australia, ariwe muyobozi wa The Voice of Youth. Akaryoshye ntigahera mu itama, naho gutaha turi kumwe n'undi mutumirwa. Bye bye.